namaze kumenya ukuntu TikTok ihemba kurenza YouTube channel. TikTok biroroshye cyane. Niba ushaka nawe gukoresha TikTok kugira ngo ubashe guhembwa, ngiye kubisobanura. Nawe ukurikiye iyi video ushobore kuba wakoresha TikTok ugatangira guhembwa mu buryo bwihuse cyane kurenza YouTube. Niba wifuza kubimenya, gendana nanjye mbikubwire. Yo ntago ifite kondisiyo nyinshi nk'iza YouTube ngo nukora wenda nukoresha ibihangano by'abandi. Yego nayo igira kondisiyo ikurikiza, ariko ntago ari cyane. Nawe ushatse wayikoresha kuko abenshi bazikoresha bahembwa bamaze kubona ko nta kindi kintu bakora usibye gukoresha imbuga nkoranyambaga, ariko bakavuga ko ngo TikTok byihuta cyane, irihuta cyane ku buryo nawe ubishatse nk'aka kanya ushobora gukabya inzozi zawe ugahita winjira mu buryo bakoresha TikTok, nawe ukaba watangira gukoresha TikTok. Nibyo rero ngiye kubabwira gake mu minota itarenze mu minota mike cyane. Ndaje mbibabwire, uzahitamo imbuga nkoranyambaga uzakoresha. Ariko njye nakugira inama, ihangira imirimo rero mu buryo bwihuse ukoresheje ziriya mbuga nkoranyambaga. Ukoresheje TikTok uhabwa amagift kuri TikTok. Batanga gift biterwa n'ibyo urimo werekana. Ushaka kwerekana urimo guteka, ushaka kwerekana icyo ari cyo cyose kiri interese ku bantu, uhita ubona amagift yirukanka ya magift. Ndaza mbereke ukuntu ushobora kuyabikuza, kandi telefone ihita ibikwereka. Hari inzira unyuramo igahita ibikwereka mu manyarwanda ko ushaka kuyabikuza mu manyarwanda. Iyakwereka iri mu madolari amagift. Buri gift bifite igiciro bitewe na gift baguhaye. Hari ibifite gift y'amafaranga menshi bakayakwereka mu madolari. Hari na application winjiramo mu buryo bworoheje hariya kuri TikTok yakwereka mu manyarwanda. Noneho rero turaza kurebera hamwe ngo ese iyo umaze kuyabona uyabikuza ute. Ibyo nabyo nibyo tuza kureba. Ntago kandi kugira ngo nanone ubashe kuba watangirana gukorana na TikTok bisaba ko abantu YouTube bisaba, ntago TikTok ari bisaba. Urumva ko biroroshye cyane, wowe wihitiramo inzira nziza. Usibye ko YouTube ihemba menshi bitewe nanone na video washyizeho, ariko abenshi bavuga ko YouTube ariyo ihemba menshi. Ariko TikTok aza cyane bitewe n'amagift, bitewe n'ibyo uri guha abantu, bigatuma gift zawe ziba nyinshi, amafaranga akiyongera.